bujyanye n'iyi hehe nakubiteho mu kanya uraje ububona bujyanye n'iyi match ako telefone yanjye imbere yagize ikibazo sinyiba kuri social media menya nsigaye nsinziriye njye nabyo nabonye kandi narinziriye kuri WhatsApp nabonye ariko ako njye ntabwo nkunda social media ubusanzwe iyo ngeze mu rugo nayo nkubitireho genda kwibaza ni biri kugaragara ndabona yashyizeho abanyamakuru babasini n'abasiniya baramutse bavuze ku kibazo cya Rastamani ateje umupira w'u Rwanda mubona cyakemuka mu gihe kingana gute ubwo Rastamani ni nagiye muri comments hari kuri Instagram mbona Rastamani bavuganaga yari eto mupenzi Rikari rero nyine ubutumwa ashaka kumuha buri simple buranumvikana no muntu twakoranye dukorana nta buvandimwe burimo ari ukuzuza inshingano ariko nambabarira nkure mu bintu by'amashyari n'amatiku birirwamo bishingiye ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi n'abatoza amakipe yose abaperezida bose b'amakipe nta muperezida uzigera unyumva cyangwa ngo mbone nkomanga ngo ndashakira umukinnyi kanaka ikipe cyangwa umutoza ikibazo kirimo hano kuri uwo Rastamani bavugaga hari abavuga ko ari we wagize iyi nama mu kuzana Adel Ambrose nubwo genda babwiye ko uko nabyumvise ira version nabwiye kuri Wenga kuko nangereje nahoze mbona ubutumwa bwinshi abantu bavuga ibintu by'ubukomisiyo ngo uko bamuzanye ni komisiyo ibintu nk'ibyo noneho nyuma haje n'indi tweet niba ari tweet ya Kazungu Kereva nayo yancanze sinzi niba yisobanuye ariko nabonaga avuga ko ngo yaguye mu mutego wa gikomisiyoneri mwabibonye niba yarabaye nayibonye nuze yo kuri Twitter iyo message agahinda mubona umunyamakuru akaba oya dore nuzaye ngiyo hejuru natse ngo ambabarire naguye mu mutego wa gikomisiyoneri wo gushakira akazi urusha bashobora kuba bamubeshyera hari abantu basigaye biyitirira abandi njyaho koko njya gushaka umushaka usanga koko nibyo yabipositize ngo wa gikomisiyoneri urumva n'urujijo mugenzi we bakorana arakubwira arandika agaragaza ko ari Eto wamuzanye undi ati nigi naguye mu mutego wa gikomisiyoneri wo gushakira akazi uwarusha cyane urumva ko yagize uruhare mu gushaka akazi uwarusha zimo ko mutari kubyumva ubwo yagize uruhare mu gushakira Adela murusha akazi yego urumva harimo urujijo njye nakubwiye uko njye nabyumvise ndakurikira mu makuru ubona urumva bigoye kuba niba nka Wenga ntabwo bapfa kumenya ngo avugana nande mu bantu bo mu Rwanda ku buryo bamenya ngo ari mu batanze recommendations ikindi umutoza Adela murushe bivugwa ko atinginze kuza gutoza Amavubi ahubwo ko bamwinginze babanje gushaka ngo wagiye niba ari umunya Senegal basanga Libya yamutwaye umwe watozaga Senegal wabajyanye mu gikombe cy'isahani batari cyane Senegal sise birashoboka ko ariko no mutoza munini bashaka sise ari kuri Adel ariko uko byaba byaragenze kose aramutse ari n'uwo Eto wamuzanye byari izina rinini ariko bibaye hari ikibazo gikomeye abanyarwanda dukomeza kubaha amarangamutima yacu n'ibitugonga mu bucuruzi bwacu umupira wacu wo mu Rwanda ahantu hambere waguye ni umunsi abanyamakuru bazindutse bisanga aribo bagurisha abakinnyi mu makipe n'abatoza abanyamakuru byahise bikereya conflit d'intérêt aho uyu munsi umutoza utsinzwe imikino we atasinye afata nk'aro kwitegura izakurikiraho uyu munsi uwo rikararaza kumureka myite nko kumusebya ariko uwo bahurira ku mbehe bafite uko bagabagabana ibyabo muri polisi mashami agatakaza match 19 za shampiyona muri sezo igira imikino 31 akamwita master niba ari technical master tactician master ni inda nini tutazakomeza
rwose guha umwanya ngo abantu bakomeze badibyidegembyemo gituma nzajya mbafesinga ntawe nzigera mpurira nabo ku isoko ry'abakinnyi sinjyayo ry'abatoza ni ukujya tubwiza abantu kuri ukavuga uti Rikari icyo ari kuvugira abapampe barirukanwe muri aperi yaramaze gufatisha bakadafe bamutunze amanywa nijoro babagamo akaza kubwira ko Karasira ari we muyobozi w'ibihe byose aperi igize nyamara n'abafana bareye ubwabo bahanganye na bapemva atarabakeba babona ko Karasira yisha aperi ayisiga ahantu bayurira uko bashatse bashyiramo ikinyunyu uko bashatse baribona ko itayobowe neza ariko we kubera inyungu directe akaza yirwa navuga ko ari ukudedemanga avugishwa ko hari abatactical master batsinzwe imikino 19 kuri 31 kandi ko umuyobozi uteje impaga peri ya mbere mu buzima bwayo akayizanamo abasivile bakaza kuyigabagabana bagurisha abakinnyi uko bashatse naho bitumya peri idondotse babyita kudondoka harya kuko bitika ku buryo igize ahantu ubona ko nta bigoye ko ari wowe ibihe byose kubera iki kuko bagushyize kuri misiyo ubundi itari niye misiyo yari yanjye nuko ntagunganira ibintu ntabwo nzaza gukora amakuru kubera misiyo ni igihe wagombaga kugenda muri misiyo ariko ndavuga nta mpamvu yo kubyigana n'abantu bakibishaka kandi sinshaka gusiga ibyanjye byanangirira inyungu bya business cyagiye bajya gukina mu Afurika rwose byari bajya gukina muri Tanzania ibyo byose umuntu akabirenzaho ariko umuntu akaba yongeye kungarura mu majwi aranzanamo yataginze abandi byaranshaka hiki ko ntahurira ni ukuvuga ngo kwa mugani baramubonye abantu Kigali yaragarutse arahari abaperi bafite ukuntu bamwemera bamwizera yarahageze ibyo by'akadavagari kwigura nigurisha arabica ikera azamo nagezeho ndavuga nti mwita umunyamayeri kuko hari ibyo tutahurizagaho kubera ko yanangiye yarandegaga mu buyobozi bwabo bakambaza uburyo nanga ikipe n'iki bwose byarabaye bakambwira ngo ngomba kugira ibyo nsobanura nkababwira ko ari akazi n'iki byari intambara ariko kuba ari intambara ntabwo nanone naza ngo mpimbire umuntu ngo kuko ntahuzaga gahunda cyangwa yanteranije kubara abayobozi be bikagera ku buryo ngize bisa n'ibyashakaga kungira ingaruka mu kazi ntabwo bizaza ngo ngende ngo ntware amarangamutima yanjye njye kuyatura ku muntu n'umwe mu bantu bane navuze hano muri studio we na Gacinya Chance Denis na Mvukiyehe Juvenal na Kenisi watuma intsinzi yaba ya Kerebe abikipe y'igihugu ubabwiye abo bantu bane ngo aya Mavubi mujye mufatanya n'abatoza dukeneye intsinzi tugiye kuzajya mu gikombe cya Afurika abo bantu banuka bakorera team ukabaha ibishoboka Kenisi Juvenal na Gacinya Chance Denis abo bantu intsinzi bayizana je nagezo mwita umunyamayeri ntushobora kumenya uko akora ibintu bye ariko aje ni ukuvuga ngo ari muri aperi biriya bintu ntibishobora kuba byo kujya kuyigabagabana ngo abantu bagurishamo abakinnyi kuko abantu bazi ko ari we nahoze ndeba kuri research iyo bigeze ku cyitwa isoko ry'igura n'igurisha akibarusha ntabwo wazana umukinnyi muri aperi ngo akikwemerere kuko Jihadi ndumva ari wamuboneye ikipe ngo na Manishimwe muri ahubwo abone ikipe Manishimwe ni muri Maroc Jaberi nukuvuga ngo niwe wajyanye Manishimwe muri Maroc Mangwende sorry Manishimwe Emmanuel Manishimwe Emmanuel Manishimwe Jaberi yitwa Manishimwe Jaberi undi akitwa Manishimwe nawe Emmanuel umwe ni Manishimwe Jaberi wamujyanye cyajya ajya muri Beverel mu bari umubirigi yajyanye na Ombolenga na Rashid muri Slovakia kwa Toporukani baragaruka yajyanye ndejo ndi nabonye nabyumvise Nsabimana arimo kwivuga kuri YouTube yamujyanye muri Vietnam nabibonye kuri YouTube yajyanye Keve mu Misiri Keve uyu w'umureyo n'abandi ubwo naba hano tuvuga tutavuze ba Tony Maweje yajyanye handi abitwa basavyo kavuba yajyanye muri za Vita Club n'ahandi icyo mvuga abakinnyi yarabafashije ni ukuvuga ngo uwo muntu twe tugashaka ngo wirengagiza ubukana bwe ngo bamwirukane mu mupira urumva ngo iki kigamije kirangunganiye kuba agent uri ni nko kwavuga Gacinya yirukanwe muri Rayon cyangwa ngo Juvenal yirukanwe muri Kiyovu yaratumye bakubana kuri cyangwa ngo uvuge ngo Kenisingo uwamwirukana mu mupira no muri Gasogi ukareba kubera ko ubona hari inyungu zababangamiye ukirengagiza iz'umupira muri rusange muri modern agency biragoye kuba wahangana n'umuntu utarava hano mu Rwanda we akora mu buryo buri international atraveling ama equipe arenze imwe biragoye ubwo rero ubutumwa natangaga kuri Rikari mu bintu byose ataginga nandeke
nari bwumve muvugaho iki subwa mbere nkoze ikigano kuri ubundi nandeke ajyemo kuko n'umuntu twakoranaga no twicaranye ku ntebe akarenga agaca inyuma akajya guhamagara mubyara witwa Didier wandika muri Ruhagoye niba ari shampiyona yacu kugira ngo ntukansebye nsebereze ubucuruzi ari mubyara we ndamwibuka kugira ngo mbibone twari twicaranye ibaza umuntu no gusangira twicaranye turi gusangira abaramuhamagaye mpita mbibona baba baravuganye ndavuga nti koko umuntu muba mwicaranye ariko ibyo byose nkabibika mu mutima nkabirenzaho nkavuga nti iriya mission nakagiye mu yigemo nkabona ko ari umuntu wo mu terambere ejo bundi niko kundi umuntu agenda asubiza kumenya umuntu akavuga ati nzakomeza nihangane ceceke kugeza ryari ejo bundi kuri match y'Amavubi na Nigeria ajya gusaba umuntu mu ya diaspora witwa Manzi Jimmy Andre wabayeho kapitene wa Marine aba muri Amerika muri leta ya Colorado agiye kumusaba amafaranga ariko agenda yitwaje izina ryanjye gase ngo Regis agira nimero yawe ngisamenye ko twafunguye radio ikaze ibyo bintu Regis ajate ko ntari no kukivugana n'ibiri kuri televiziyo ibyo byose nibyo mba mvuga ngo abantu batazajya bagera gutya kwanza nawe yagiye kukwandika izo operation bagiye kukukoraho kwa badidie nawe uribuka inama twakoze hano uri murarira nk'uruhinja karenza kabikemura ibyo bintu rero Rikari ni gasopo duhangane na Eto kubera ko yababujije umugati cyangwa se mufite impungenge ko azabuza umugati muri APR mugerageze uburyo mwamwangisha abafana ba APR kuko baramukunda n'abayobozi bayo ariko jewe sinjya mu makomisiyo y'abakinnyi sindwanira za misiyo sinzajya kwa Kadafi gushakamo amafaranga ngo turahahurira n'ahandi rwose kuko ibyo biraza bikazana amajwi nashyize muri groupe ejo ndi mwarayumvise yatumye Patos agera haragenda nsebye ahantu hose biturutse kuri byo yavuganye kuri telefone na Rikari Patos aramushira hanze tubishaninga ahantu mwarabyumvise byose mwe ariko nkibaza kuko ubwo buzima n'ubwiki butuma umuntu yishyira mu ndi ukagereza kumurwanya nakwe ngo bibaze kugira aho ukoresha mubyara wawe kugira ngo ajye gusebya umuntu mukorana musangiye umugati umwe ibyo bintu rero nabibonye ejo mundi ndavuga nubwo atangiye kuntaginga mu bintu by'abakomisiyo y'abakinnyi n'abatoza kandi abizi ko ntabijyamo ndarengana ubundi bari abantu yataginze nabo kugira ngo bavuge kuri Eto ngo bagerageze bavuge kuri Eto bavuge ko Eto yishe umupira yes kuko nabibonye mu comment akivuga Madrid byese bincana mu Madrid nkanajya gushakisha mu bakinnyi wenda bari mu kipe y'igihugu ndeba mufite nka Madrid nyuma mbonye muri comment buri abantu muri comment nibyo kintu gisigaye gishyikije abantu bazi ibintu byose bamenye Madrid byari harya vuze umuhungu wa Madrid ni Madrid Rastaman nibwo nahise njye muri comment ndabibona ko umuntu yambwiye se kumwe n'wanyu akuzindukiye arimo kugutaginga ndavuga nti niba uko bimeze ubwo rero rwose ambabarire sinkunda kuvuga umuntu uzajya umvuga anyendereje naho uzabimusubiza rwose Imana yampaye ubwo iyo karakteri niba ari mbi yo kutihanganira umuntu unyendereje ariko sinzitora ngo nze mvuga umuntu utagize icyo yavuzeho nagende ashaka abakinnyi ajye muri polisi nubwo nabonye nabo menya bamwikomye ajye muri reya ajye ku babeshya k'abafana aje azaza n'umukinnyi wenda bamugure ajye muri APR wenda ashaka uburyo yakwangisha Eto abo ba generali bamugirira icyizere kandi bura ntago abajenerali bapfa kukugirira icyizere batarakubonye batafite ibyo bakuziho akantu ka Club Giant turumva katuma ajya muri Gasenyi iyi myumvire ya gipampe ntayinzanemo abapampe ntabwo bampaye misiyo rwose ndayanga ndayimurekera ntayibinzanamo rero yibinzanamo kandi agerageze abuze mubyara we areke gukomeza kunyataka nta kintu na gito mpfa nabo nta kintu nabakoshereje nta buhemu nabakoreye usibye kugenda nihangana rwose icyo kintu ko bitoroshye ubweto nyine ubwo yabamubonye i Kigali agiye kubasaza batangire batabaza none se bigahurira na ekipe y'igihugu Amavubi kuki babizana reka tubishyire muri club ariko bireke kwafika amakuru hari bivugwa ko ngo itashobora kuba ari we wazanye Adeli inde suzi nyakuru wazanye ibivugwa inde Adeli menye yarazanywe n'abantu igihumbi kuko aravuga ko ari mutangazaje mutangazaje kakanya ko yazana Adeli abantu baravuga ngo turabizi ko ari we wamuzanye Kazungu ejo avuga ko yaguye mu mutego wo kumuzana undi ati Rastaman rwose ha mutangazaje nawe jewe ari ikintu moro nawe sigaye ajya kuzana
abatoza umunsi nitutareka inda nini muri siporo tukagenda turangaye buri gihe bizatugiraho ingaruka. Ngiye gituma uyu munsi nshobora guhamagara perezida wa Mukura yaba uriho cyangwa wavuye igihe n'iki nuko azi ko tutigeze duhura muri kintu kitari siporo direct kidafite ugire n'inshingano ngi nk'umunyamakuru, noneho ngo njye mu kugurisha abakinnyi cyangwa njye kumubwira ngo abasifuzi tubategure gutya cyangwa iki bya bintu bw'ubukomisiyo hari abajya babijyamo turabizi. Uyu munsi nigeze kwicara na Trump nabwira Trump ndabizi ko hano hanyuze abanyamakuru benshi, kuki jewe nkisanga hano tukabwiza ukuri umubwiza ukuri. Yarambwiye ati ikintu cya mbere utandukanye n'abantu benshi baje hano utaraje ashaka amafaranga direct ngo ahite yigendera bigaragara ko ari impamyi yamugenzaga, yaje ashaka komisiyo ku bakinnyi cyangwa se mu zindi direct ariko biganisha ku kintu cyo kungurisha abakinnyi kunzanira abatoza. Ati we nategereje umwaka wose mbona nta kintu uri kumbwira kijyanye n'ikintu n'icyo ngicyo, nkibaza nti uyu ni umunyamupira. Ariko ngo ari n'abamugariza ku kijyanye n'amashe kumuganiriza umutoza kugira ngo akanda akanyenyeri akakaba kandira. Yego ariko urumva umuntu ageza bataza kubeshya ko bivugwa ko wamwangishije abandi bantu. Oya ntabwo njye guteranya